papa wanjye yatangiye kujya andaza hanze nkiba mu rugo, ndakeka ko ari nabyo byatumye umubyeyi wanjye ahinduka, kuko twari duturanye n'umuturanyi akajya duterereza ibintu, aribwo nagiye kwatsa muziko umunwa ugahita uhengama, bukeye ijisho naryo rirahengama, najya mvuga nyine umunwa ntubashe kuvugwa neza nkuko umunwa waguhengamye ute, n'ijisho rirahuma. Bampa imiti barandasaga, hano mu gatuza hari akantu k'urwoya gakunda kumera, iyo kameze ahantu hose ndi ntago mbona amahoro. Reka ujye ukunda kugira ubwoba bw'uko hari ikintu kizaza kirenze icyo ngicyo. Mwese uwo witekereje umva ari nk'ikihe kintu? Ndi kunyura mu marimbi, haruguru y'ayo marimbi hari imva eshatu, ebyiri zifunguye, imwe muri zo iyo iri hagati irazamuka irikurura agenda, havamo ukuboko k'umuntu gusoza iyo hepfo, ndakomeza ndihuta, ngeze ahantu maze kurenga ayo marimbi nibwo numvise ikintu kimfashe mu muhogo, nkagagarato nkasa nkaho nagiye mu yindi si. Ni umusambi yararyamyeho, waragurutse kandi awuryamyeho uramugurukana no mu hasi, amutura hasi. Bahaye ikaze bakunzi ba Big Town TV, nkuko bisanga ntangira mbasura mbifuriza gukomeza kuguruka neza aho muri mwese. Nita Swing Jesus Stereo Hitmaker, mungu wa mbere witonda ku isi. So muri kano kanya rero ngabangarukanye n'umukobwa ufite Imana itangaje ndetse n'ubuhamya butangaje agiye kubasangiza abakunzi ba Big Town TV. Bahaye ikaze. Murakoze cyane. Amazina nitwa Mukanyonga Sada, ariko ku ishuri nitwa Batamuriza Sada. Yitwa Batamuriza Sada. Yego. Ako wowe ukitwa? Kundangamuntu hariho Mukanyonga Sada, ariko ku ishuri kwitwa Batamuriza Sada. Kubera iki? Nanjye impamvu y'ibyo ngibyo nuko ni mama wabigizemo uruhare. Baje gufotora, baje kubarura mu rugo ngo bazabone uko njya kwifotoza ku ndangamuntu. Baje gufotora nigira ku izina rya Batamuriza Sada, kubera ko Mukanyonga ntago nari kunze pe. Izina rya Mukanyonga ntago nigeze ndikunda. Ubwo rero mama naramubwiye nareke kwandikisha Mukanyonga Sada kubera ko atari ryo nigiraho. Aranga n'abantu b'abakecuru nyine nawe urabyumva. Yanga ko bandika Batamuriza Sada, yandikisha Mukanyonga Sada. Hari nabyo bintu bimbereye ikibazo. Bikorera ikibazo gutese. Ubu ngiye gukora mu mwaka wa 6. Urabona nyine barebera ku ndangamuntu kugira ngo ubashe gususha. Urumva ko ni ikibazo gikomeye. Nabyirutsemo ngo mpinduze amazina byaranze. Yego. Ni amasengesho nsaba gusa. Ubwo se bizakorwa biti? Nyine nanjye byaranze, amafaranga yarashize. Yarashize gute se barabyishyura? Nagiye nyine hari abahindurira kuri NIDA, banyohereza ku irembo. Ngiye ku irembo mbahaye amafaranga nyine ngo babinkorere, barambwira ngo byanze, barambwira ni ngende nyuma y'icyumweru nzagaruke, nzabona ubutumwa nyine bunyemerera yuko ngomba guhindurirwa cyangwa se hari ikindi binsaba. Hanyuma se kuki wowe utemeye kuba wahuza amazina n'ayo mubyeyi wawe? Iyi mpamvu ntabyemeye nawe urabyumva, iryo zina rwose. Iryo zina banyise ngo ni ngo n'undi muntu wo mu muryango banyitiriye kandi uwo muntu ntawe nzi. Numvise n'iryo zina ntaryishimiye. Bakubwiye ko uwo muntu se mwawe ari umupfana iki? Yari nyogokuru ubyara papa. Wumva iryo zina utaryishimiye? Ntago naryishimiye. Ahita ugenda uyigira ku mazina yawe cyane yuko yanapfuye ntari muzi. Byibuze niyo nza kuba muzi nkamenya umuntu nitirirwa izina, nta n'ifoto ye nzi. We nyine nawe usumva atari amakosa wakoze? Nta makosa nakoze, ariko nyine ntago nari nzi ko bizangeza. None uzakora cya leta? Sinzi pe. Biranduhije.
Nateganyaga kuzakora ryari? ndi mu wa gatandatu nenda gukora. Ubwo urumva bitabaye sijya wumva bikubabaje? Kumbabaza gusa se ko ahubwo nicara nkibaza uko ko ndigira iki kuba ntazi neza ko nzakora kubera amakosa ari kundangamuntu. Nase ubwo nohindura wumva uzahindura iki? Mpinduye bimbereye byiza bakwitamo kanya. Icyambere nuko nkora icya leta. Umva rero ese ninda kubwiye wundi kwanga ayo mazina? Nta wabimbwiye rwose ni ibintu byanjemo numva nkabyishimiye. Okay. Sada, ni Marina Sada. Tugiye gukora ikiganiro wabanje kumbwira ko ufite impano. Ndagira ngo dufate umwanya wanzu nyereke ku mpano yawe kwanza. Kambanze ndirimbeho ku ndirimbo y'umugabo Nganji Benjamin. Yego. Ari yawe. Iyanjye. Ndashaka ko wanzu oya wivuge yawe. Indirimbo nyine iri gutume tugaragaza ko ufite impano ko. Je kwanza ndirimbe ntacyo y'Imana. Nta kibazo ushaka yose iri hafi. Imana isezeranya yarangiza igasohora aho umuntu yabonye nta nzira. Imana ibizifite nyinshi kandi bikora ititaye gutenebuka kw'imitima yacu. Imana isezeranya yarangiza igasohora aho umuntu yabonye nta nzira. Imana ibizifite nyinshi kandi bikora ititaye kugutenebuka kw'imitima yacu. Mana shimwa shimwa himbazwa amamara ni wowe gusa ukwiriye. Mana shimwa shimwa himbazwa amamara ni wowe gusa ukwiriye. Hanyuma ugiye gukora icya leta unakuririmba urabihuza ute rero? Umuntu abanza gukora kimwe ikindi kikaheruka nyine. Ntabwo ibintu byose wabikorera rimwe. So wigeze kumbwira ko hari amateka usaka gusangiza abanyarwanda. Muri kano kanya kangwaze ni uwo bita Sada ni muntu ki kwanza? Uwo bita Sada ni umuntu nyine wagiye anyura mu buzima butandukanye. Nkiri umwana niga nko mu mwaka wa 4 w'amashuri abanza, papa wanjye yatangiye kujya andaza hanze. Nabaga ku ishuri nimugoroba kubera ko nyine ku ishuri hari ibintu biba byarateganyijwe kuba wakora umunyeshuri biterwa n'ikigo runaka wigaho. Ikigo nigagaho cyagiraga amategeko. Ku wa 4 ku wa 2 bagiraga amasengesho kugeza saa 11. Nuko rero papa ikintu yandarije hanze, navuye ku ishuri muri ayo masaha ya nimugoroba twatahaga saa 10:30. Ubwo saa 10:30 twabaga dusohotse muri classe kugera mu rugo nkaba ngomba kuhagera saa 11 zuzuye byibuze. Nuko ngeze mu rugo saa 11 zarenze arambwira ati subira aho uvuye. Ngira ngo ni braga arimo. Ndamaze se kubera iki? Izi saa z'abandi banyeshuri batahira. Ndamusaba imbabazi. Ndamubwira ukuntu byagenze. Yanga kubyumva aranga arambwira nsubira aho mvuye. Umwanzuro nafashe nahise njya kurara ku mwana twiganaga. Bukeye njya ku ishuri. Byabaye ngombwa ko kare noneho kugira ngo atongera kunsubizayo. Ubwo bigenda uko mpaka ndangije mu wa 6 primaire. Ngeze mu wa 1 secondaire bibuko nguko. Mu wa 2 byaranze nahise mfata umwanzuro wo kurireka. Ndamutoroka nizira i Kigali. Ndaza nkora akazi ko mu rugo nshaka ubuzima. Ndakora ngirirwa ubuntu mbona umuntu nsubiza mu ishuri ndiga.
ariko ikibazo kigomeza kuba kubera ko ntaho kuba nabaga mfite. Uwari wanyemereye ko agomba kunsubiza mu ishuri ntaho kuba yari amfitiye. biba ngombwa nyine ko nshakaho kuba. Ku bw'amahirwe ndahabona niga amataha, korona iraza, ishuri mba nanone rirahagaze, ndaguma ndashakisha. uwo muntu kuki yakwemerera kukwishyurira? Impamvu yanyemereye ko nari namuganirije amateka y'ubuzima bwanjye, kandi nkababwira ko numva nifuza kuba nakomeza nkiga nkasoza amashuri. Amateka y'ubuzima bwawe se watubwiye ni uko ngo bakurazaga hanze, nicyo kintu cyakubabaje? Nyine impamvu y'uko nababwiye y'ayo mateka nababwiye, ikintu cyakugoye mu buzima cyawe bwawe ni iki cyakugoye? Ikintu cyangoye ni ukubona aho kuba nyuma yo kubona uko nsubira mu ishuri. Nicyo kintu cyonyine cyakugoye kuva wabaho? Cyarangoye no kurazwa n'umubyeyi hanze byarangoye, ni ibintu byangoye cyane. Okay, njyewe ugeze kumwe ko nyine ufite ikibazo ngo nyine wambwiye ko nyine ngo wigeze ngo hari umuntu wakoze ngo umunwa ngo urahinduka sinibuka ukuntu wambwiye byo byagenze bite? Ukuntu byagenze tujya raraje i Kigali? Oya, aho nari ndi mu cyaro. Nonese ko tubwira ko ibyakugoye ngo ari uko ngo wageze Kigali ukabura aho nubwo nuko nari nyiri umwana nabwo kujya Kigali nyine nibyo nshaka. Mbere yuko njya i Kigali nkiba mu rugo ndakeka ko ari nabyo byatumye umubyeyi wanjye ahinduka, kuko twari duturanye n'umuturanyi akajya duterereza ibintu, aribwo nagiye kwatsa muziko umunwa ugahita uhengama, bukeye ijisho naryo rirahengama, najya mvuga nyine umunwa ntubashe kuvugwa neza nk'uko wabaga uhengamye ute? Wabaga wahengamiye uru ruhande, uru rudakora nyine ari nka pararize. Wagenda wahengamiye uruhande rumwe guteke nyine wagiye gutya nkajya mvuga uhengamye nyine uko nguko, n'ijisho rirahuma gutya nyine nkajya mvuga umunwa uhengamye. nuko umunwa urahengama. Waje guhengama ute rero umuntu? Ukuntu byagenze, nagiye kwa muganga bamataransiferi njyana ku bitaro bikuru by'i Butare, bancisha mu byuma bitandukanye babura uburwayi, bamataransiferi ijya Kabgayi, birangira ntagiye Kabgayi. Nuko ubwo ntago nahise njya Kabgayi, baranyuye njya mu rugo. Maze kugera mu rugo ubwo batangiye gushaka nyine uburyo bajya mu buvuzi bwa gakondo, kuko ubwo kwa muganga byari byanze. Icyo gihe umunwa wari warahengamye? Umunwa wahengamye imyaka ingahe, igihe kingana gute? Ntabwo ari kinini, kubera ko haciyeho nk'ukwezi ndakeka, nibwo bahise banjyana mu buvuzi bwa gakondo, bampa imiti, barandasaga, ibintu bitandukanye nyine bagiye bankorera. Nyine bahise banjyana muri gakondo. Niho bakuvuye? Niho bamvurije. Rero nabo uko mbabona ntago bavura, ahubwo aho kugira ngo bakuvure banza bakongeramo ibindi. Byagenze bite? Kuko bahise bafata urwembe, banca indasago ku mubiri wose, nyine bagiye banca indasago mu gatuza, mu mugongo, nyine n'utuntu. Bafata urwembe bakagukeba, bakagukebagura. Reka turebe muri kamera. Aho banyeme dore ngaha, utu dukovu turi aha ngaha two bandasaze, no mu gahanga no mu gatuza, ahantu hose nyine barandasaze. Baragukatisha urwembe ngo bari kukuvura? Barangije bafata ibintu by'imiti mbona bashyizemo, ariko ibyo bintu byangizeho ingaruka. Byakugizeho ingaruka gute rero? Urabona ukuntu baba bavuga ngo bari kugushyiramo umuti, ahubwo baba bari kukuroga, kuko bo bamaze kubinshyiramo, bambuza koga amazi atemba,
muri uko kumbuza koga amazi atemba urabizi abana twumva nabi narayoze imyaka ingahe icyo gihe nigaga mu wa 4 primaire nuko ngo bigenda bite rero nuko nyine bamaze kunshyiramo uwo muti ndataha bambuza koga amazi yo mu mugezi nyine ashoka ntavuze se ko na nyiri umwana kuba babimbujije ibyo birakuraho iki narenzeho ndayoga ariko muri uko kuyoga nabonye ingaruka zabyo zabaye zihe nibyo byatumye mva mu rugo niko nimagina ndagenda nyine nkarorongotana nafite aho njya ariko nanone nyuma icyo gihe umunwa wari warakize uwo warakize barakuvuye bangira gutegeka kutazanya koga amazi atemba yo mu mugezi ashoka wavuye se bakuvuye bate nyine banshyizemo ibyo bintu barandasaze banshyiramo umuti uwundi wo koga n'uwo kunywa birangira umuntu wese uhindukira ako kanya wese uhindukira ako kanya ukiri ntabwo ari ako kanya naratashye nyine haciye nk'iminsi 2 mvuyeyo mbona byakemutse ubona nta kibazo noneho mbona nta kibazo ntangira kujya kwiga icyo gihe se urwaye umunwa abantu bo muri ketse nawe mukivugana byemeze bite reka ntabwo nari nkiva mu rugo ko no ku ishuri ntabwo najyagayo wiga mu makangahe niga mu wa 4 primaire umuntu wari wahindukiye gutya ureba ku ruhande wari wahengamye gutya n'ijisho ryahumye iki gihande kidakora nyine ari nka pararize ese kuze ngo ari ntabwo bavura kandi aribo bakuvura ntabwo bavura uzi se impamvu mvuga ko batavura urumva ayo mazi bambujije koga nkayogamo naje kubona ingaruka zabyo najyaga ngenda nahise nyine mva mu rugo ndagenda njya buri hantu hose aho ngiye hose aho ngiye hose ubwo bikaba ngombwa ko ntamara kabiri ubwo nyine urumva nyine yuko byangizeho ingaruka kuko na nyuma yaho aho habansatuye hano mu gatuza hari akantu k'urwoya gakunda kumera iyo kameze ahantu hose ndi ntago mbona amahoro reka ntago mamara kabiri nimba nanahamaze kabiri ubwo abo turi kumwe ntago tumerana neza bihita bigenda bite ukuntu bigenda nimba twari tubanye dusekana nimba twari tubanye ndi guseka nawe uri guseka unyishimiye birangombwa ko umwe muri twahinduka nimba ntafite umutima mubi umubwire nabi nyine iyo bigenze uko biba ngombwa ko nireba mu gatuza iyo nirebye mu gatuza nkarubona urwo rwoya nyine ruba rusa umweru iyo ndubonye nyine nkashaka umuntu urunshikuriza amahoro agaruka bose rwishukurije niyo ndwishukurije ninjye mpura n'ibibazo cyane none ubwo urugushukurije ntabwo ari uw'amahoro wowe nta kibazo ahura nacyo ubwo ufite urwoya rujya rukumeraho rujya ruza nka ryari nakubwira ngo ruza nka ryari iyo niyumvamo ngewe ko ntafite amahoro aho ndi nkireba nkarubona ngo numva nyine ko ari byo abantu rero muri kumwe ingaruka zigenda ziti abantu turi kumwe dutangira gushwana tukajya mu makimbirane nyine nk'uko ubu turi kumwe kuri kamera urarwara ukaza byagenda bite ubwo kuba turi kumwe nshatse kuvuga ntabwo ari ukuvuga ngo kuba turi kumwe ubu ngubu aho mba niho ndi kuvuga aho uba hano se hano gutya mu kiganiro ntabwo bishobora kuza reka aho nta kibazo ahubwo mbona ari ikintu kirimo muri nge kigamije kumbuza amahoro mfitemo ikintu muri we kigamije kukubuza amahoro gituma nyine amahirwe yanjye asubira inyuma amahirwe yasubiye inyuma se nayo mahirwe cyasubije inyuma ni menshi cyagiye gisubiza inyuma rwose ni menshi cyane numva ari dangera none se ngewe icyo kintu kineye ubwoba hari n'ikigutera ubwoba kuko nkunda gusenga kandi Imana igenda ibikuraho ntabwo kikiza cyane
ariko gikunda kuza nka kangahe mu kwezi? ntago rukiza kubera ko nsigaye nsenga cyane kuko nagiye gusengera ahantu barambwira ati nsenge cyane ibigeragezo bindiho binkuweho. Niyo mpamvu rero nsigaye nsenga cyane, ntago nyibura amahoro cyane. Ni ibihe bintu se wirinda gukora kugira ngo icyo cyaha kitaza cyangwa urwo rwara rutaza? Ibintu nirinda gukora nyine ni ugutandukira sinsenga Imana. Nk'ubu umaze umunsi udasenga birashobora kuza? Icyo si ikibazo, ahubwo maze nk'iminsi ntari mu Mana, nyine ntari mu gakiza, nibwo nshobora nyine kubura amahoro. Urwo rwara rero ubwo ngubwo wenda hari umuntu usageze waza kuvuga ko ruzajya rukarekera kuza? Ni umunyamasengesho nyine wambwiye ngo ngiye ngume nsenge gusa, ibindi Imana izabikora. Hanyuma abantu bamuri kumwe kugira ngo batinyuke kurugukuraho iyo rwaje bigenda bite? Ntago nababwira ikibazo mfite. Wese urumva najya gushaka kuba nzi ikibazo umuti wacyo, urumva naza nkakubwira ati mfashe iki kibazo uzi impamvu yacyo? Oya, ndagenda nkashaka nk'umuntu utazi ikibazo cyanjye. Rukunda kuza he? Hano hejuru y'ibere gutya. Baza ari nk'umuhungu uri kuvuga ngo akore ku ibere ryawe gukure. Nanjye ngira ubwenge nyine ngashaka umuntu ubimfashamo. Bashaka nk'umukobwa akarugukorera. None se wenda urwo rwara rujya rukunda kuza, ntabwo rwaza ari nka nijoro? Ese uri kumva ngo ruhita ruza ako kanya transit? Oya, iyo ndi mu bihe by'ibigeragezo nkirebaho gutya nyine nkireba. Oya, ntabwo ruhita ruza, nkirebaho utamenya ko rwaje nyine nkarubona. Na rimwe se wenda uraza uri ku ishuri, hari ibintu ku ishuri twita bya gakweto, kandi wiga muri interina sibyo? Ubwo ura ku ishuri ubayeho gute? Ku ishuri hari igihe kigeze noneho kuza ndi ku ishuri, nari mvuye muri pratique nicara ahantu ku masikariye, ndangije nkajya mbona ijisho ryanjye iri ngiri, akantu kari kuza imbere, nakitegerezaho kugira gahagarare hamwe kakazenguruka, uko kazenguruka nkazenguruka nkageraho ndwara isereri. Uri kumwe n'abandi bantu? Bo ntibakabona ariko njye nkakabona. Uvuga ngo hari igihe uri ku ishuri akantu kakadomo, so nakubwira nk'umubu, wari wabona umubu nk'uko wabona umubu uri imbere yawe ukazenguruka, wazenguruka nawe bigasaba ko uzengurutse amaso ujya kuwuhiga. Urazenguruka mpaka iserera abantu bakureba. Ibyo bintu byaranangoye cyane kuko byambayeho mvuye muri pratique, hari nko kuwa mbere kuwa kabiri nzajya muri classe. Ubwo nyine biba ngombwa ko hashira icyumweru nasubira muri classe nguma muri doro, kuko iyo nagumaga muri doro ntago kazaga. Abantu bakubwira ngo iki? Nyine abantu bakuboye banciye intege, bakavuga nyine ngo nuduhene twiwacu, nyine byarambabazaga. Ariko nyine naje guhamagara umuntu tunsengera, aransengera ambwira ngo ninjye muri classe nta kibazo birashize, kuko mbona birashize. Niko kantu konyine kigeze kagutera mu buzima bwawe se? Niko kantu kanteye. Niyo ngaruka nabonye ku ishuri gusa. Ubwo byose si byateye se n'ahantu wagiye kwivuza? Mu buzima busanzwe rero ndi kubona nyine utangiye no kubabara cyane byihuse sibyo? Ariko nyine mu buzima busanzwe tugira ibintu byinshi bitwataka sibyo? Ni ikihe kintu ujya ugira ubwoba mu bintu bikunda kukwataka? Ikintu njya ngira ubwoba? Ikintu njya ngirira ubwoba ni uko hari igihe hagira ikindi kintu cyiza kitari nk'ako kantu gikomeye, kikaba wenda cyatuma nsara. Ibyo nibwo bwo banjye nkunda kugira. Ujya ukunda kugira ubwoba bw'uko hari ikintu kizaza kirenze icyo ngicyo? Mwese uwo witekereje ngo ari nk'ikihe kintu? Ntago nyizi nyine, bitewe nk'uko ako kantu kaje
kaje ari gatoya. kaje ari gato ntazi icyo gasobanuye. Nibaza ko hari ikindi cyaza kiri hejuru yako. Ni ijoro ryakuberera ibi mu buzima bwawe buriya? Ijoro ryambereye ribi? Ni ijoro bandazaga hanze. Ntabwo na rimwe wigeze urota ujya mu karota nk'ikintu kibi kiguteye mu nzu? Kirahari. Byagenze bite? Nararyamye ndota ndi kunyura mu marimbi. Haruguru y'ayo marimbi hari imva eshatu, ebyiri zifunguye. Imwe muri zo iyo iri hagati irazamuka irikurura iragenda, havamo ukuboko k'umuntu gusoza iyo hepfo. Ndakomeza ndihuta, ngeze ahantu maze kurenga ayo marimbi nibwo numvise ikintu kimfashe mu muhogo. Nciriye nyine urabona ukuntu umuntu arya shikarete, kwa kundi umuntu ahaga nyine ahaga. Naciriye igikororwa bimera nko kurya nk'ukuntu umuntu arya shikarete agahaga cyangwa kuva mu kanwa. Izo nzozi nizo narose mbi. Izindi narose ndi kurya ihene, ndi kubaga ihene mbisi n'amenyo. Nicuye mpita mfata amazi ndiborosa numva bikindimo. Izo nizo nzozi zambereye mbi. Izo nzozi zakubereye mbi. Nta nzozi se ujya ukunda kurota wenda zijya zikunda kukugarukira mu buzima kumva? Oya, nta nzozi zijya zingarukira. Hari abantu bajya bavuga ngo baterwa n'imyuka mibi, bamwe ngo bajya ikuzimu, baki ibintu nk'ibyo. Abana mwigana se ubundi bafite imyaka ingahe? Mfite 21. 21. Nziza cyane. Abantu bajya bavuga ngo nyine ngo abana ngo nyine ngo uriya muntu ngo ajya ikuzimu cyangwa iki. Abana mwigana barasugiye si bajya batangira kukubwira ibyo bintu bitewe n'ibintu bakunda kukubonaho? Nyine ubona iyo ndwaye banyitwararikaho, hakaba bamunga. Ibyo ukunda kurwara iki? Hari igihe ndwara nkagagara tu. Ukagagara ute? Nyine nkasa nkaho nagiye mu yindi si. Mu yindi si? Yesu ahantu uri rero niho nshaka ko tumenya. Ahantu mba ndi? Sinakubwira ngo mbari gutekereza iki. Ko hari igihe nigeze kurwara nyine bakanjyana kwa muganga ntumva, nkaza no gutoroka umunyeshuri wari undwaje. Naje kumutoroka nsubira mu kigo asigara aryamye azi ngo ndacyahari. Ariko wagenda gutaza aho ujya nawe? Ntago ahubwo nyine nanjye byaranshanze ko nisanze nageze muri doro. Si wambaza ngo nahageze ne kandi mvuye kwa muganga. Hanyuma se urambwiye ngo hari ibintu nyine ubwo urumva hari ahantu buri ujya wisanga wumva uri? Ntago nakubwira ngo ndakanguka nkibuka aho mvuye. Oya. Ako igihe kiba kigera ukagenda nyine iyo ndwaye nyine gutyo ubwo mba nagiye nyine simba ntyumva. Uba wagagaye wangu ujya ugagara wenda nyine ukagaga uri nko mu rugo? Oya, bimbaho ndi ku ishuri. Uri ku ishuri ukicara nyine ukagagara ukabura amahoro. Icyo gihe ukahita ubwo nyine uwo nguwo si wowe uri aho ngaho, wowe hari ahandi bagiye. Ariko wowe simba amazi kuko ngaruka mu bumuntu ntiwambaza ngo mvuye. Ubwo n'iki se kujya uhajya? Nuko nyine buri iteka ryose nisanga ndi kwa muganga. Buryo wisanga uri kwa muganga? Yego, nyine hari igihe nisanga ndi kwa muganga simenye uburyo kinahagiye. Nyine se urumva abo mwigana atari bakujyanayo? Nyine baba banjyanyeyo ariko sumbaze ngo mba nafashwe ne. Ngo urumva ari ahantu naho ahari naho ujya ko umuntu arwara yenda bakamujyana, si byo se? Sinzi to. Kutabyemera se? Ariko wenda hari hamwe se ujya wibuka ujya utekereza ukavuga ati wenda hari igihe byigeze kumba, kuko wenda ushobora kuba hari impamvu wowe ituma ushikama uvuga uti aho hantu harahari. Nanjye birancanga pe.
birancanga si hajya hapfa kunzamo iyo ngarutse gutyo. nta n'agashana kamwe ujya wibuka? Oya. Okay, abana mwigana iyo urwaye baragutinya sibyo? Ariko ntabwo ariko bose bantinya. Ntabwo ariko bose bagutinya, hari bake bakuba hafi. Yego. Ese wenda wowe ku ishuri ryanyu nta wundi mwana wenda urabona wenda usa nk'ugira ibibazo nk'ibyo ugira? Oya, kuri ubu ntabo. Kera abantu bajyaga babaroga ari ukwenda baziza ubuhanga, wowe ubona barakujije iki? Nanjye sinzi kubera ko sinakubwira ko ari ukubera iki, sinzi pe, gusa bashakaga wenda hari kunteza urwango mu muryango, bakaba bifuzanye ko nangara. Ni nk'ibyo nkeka tu. None se iyo wisanze kwa muganga cyangwa uvuye usanga rwaje? Ntago nihutira ujya kurureba. Okay. Gusa hacaho nk'igihe nkibuka kurureba nkasanga hari igihe ruhari. Okay. Abantu bajya bavuga ngo bajya kuzimu bavuga iki? Wemera ko habaho kuzimu? Iyo mbabonye bantera ubwoba. Wemera ko habaho se kuzimu? Nta ibintu byose burya ntabwo ari ukupfa kubyemera cyangwa se kubihakana. Nk'uko twizera ko hariho Imana tukayisenga tutarayibona, ni nako ibindi byose abantu bavuga ugomba kubyizera, kubera ko ntabwo ariko twese ibintu byose tuba tubizi. Urupfu rwemera ko rubaho? Ndabyemera. Urupfu wemera ko rubaho? Kuki wemera ko rubaho? Impamvu ni uko mbona bapfuye. Niwe muntu wapfuye akavuga kubabaza wenda? Umusaza wanjye. Bishwe n'iki? Baramugonze ahita apfa mureba. Baramugonze gutyo gusa? Ariko na nyogokuru yarapfuye mureba, sogokuru nuko. Urumva ko urupfu nduzi. Nuko aranze rwa kamera kwambwiye ngo hari umuntu ngo bigeze ngo kuroga kwiyica wo muryango w'iwanyu. Kuroga kwiyica? Oya. Bamuroze, bamuterereje ibintu nyine bimwahura mu modoka. Muri icyo gihe nari narahengamye umuntu. Maze kuwukira nyine nibwo bamuterereje bimwahura mu modoka. Musaza wanjye. Warakize ukimara gukira musaza wawe amuteza ngo babimutereje bite? Mwabwiye n'iki? Ubu ntabwo umuntu agira accident bisanzwe. Impamvu mvuga ko ari byo bamuterereje, hari nko mu masaa 6 gutyo, bamwohereza kuryama. Mbere yuko ajya kuryama yarabanje kuryama ahantu nka hejuru gutya hahanamye. Ikintu yararyamyeho kiramugurukana kimukubitamo hasi. Cyangwa aragwa? Aragwa? Oya, yararyamye kiramugurukana kimutura hasi. Kiramugurukana gite se icyo kintu? No, umusambi yararyamyeho waragurutse kandi awuryamyeho uramugurukana no mu hasi amutura hasi. Turibaza se bigenze bite? Yararyamye ku musambi aryamye ahantu hasanzwe hagana hejuru gutya y'umukingo gutya. Umusambi uraguruka, hajeho umuyaga, umusambi uraguruka umuturamo hasi. Uraguruka gute se? Urabona ukuntu umuyaga uhuha, nk'uko waza wanitse nk'ikintu runaka ugahuha nyine kikaguruka nacyo. Nyine uko wahuhanye n'umuntu aragenda agwana n'uwo musambi hasi. Umuyaga waraje urahuha arazamuka mu kirere yikubita hasi. Okay. Maze bigenda bite? Tubonana n'ikibazo afite, bahise bamubwira ngo jya kuryama. Hageze ku mugoroba babyutse, papa aramubwira ati ngwino umerekeze tujye kubanguriza ihene. Bagenda bagiye kubanguriza kuko duturanye n'umuhanda. Yari hagati, inyuma hari umurumuna wanjye, imbere hari papa wari hagati. Bose bireberaga imbere, uwe yahise yambuka yiyahura muri Toyota. Yabishaka? So twavuga ngo yarabishakaga. Ndakeka ko ari ibyamwoherejemo. Umwana w'imyaka 4 nta kuntu wakumva ngo ni ibyo yashakaga. Imodoka yitemukubita nyine ahita apfa. Muri babaje cyane. Ubuzima rero bumeze bute?
ubuzima ukuntu bumeze nyine ndashima Imana urebye ndashima Imana kuko bwabanje kunsharirira ubwo nifuzaga gusubira mu ishuri byaranze nagize amahirwe mbona umuntu unsubiza mu ishuri nubwo nabwo bigenda bucece ariko agenda abasha kumbonera minerivare gusa ikibazo ngira ni ibikoresho by'ishuri urabona na papa yataye urugo yataye urugo gute papa wawe se kandi ukuntu yataye urugo nyine nabwo ndagaruka kuri ibyo bintu bishoyemo gute kuko ndakeka ko ari byo byatumye turugo urabona nkimara kuvayo ari njye yabuzije amahoro abaganga wagiye n'abapfumu urabona ni njyewe yari yarabujije amahoro nkimara kuhava yahise yagukira mama yagukiye mama akajya amunyohaguza akajya amushinja ibintu bitarimo birangira abacitse arigendera n'umwana yakarihiriye murumuna wanjye aramuhamagara se papa amafaranga y'ishuri nzayakurahe ati burivuyemo n'ingaruka uzarisubiramo yagiye hese papa twaramubuze tuzi ahari akamuhamagara ate rero yamuhamagaye kuri telefone ariko nimero ze murazizi turazizi ariko noneho yazikuyeho burundu ntago zigica ntago zanatuye ntago mazi uko haciyeho igihe amaze kugenda narahamagaye numva nimero ye ntiriho ako mu rugo bajyaga bambwira we ko bavugana bakababwira nyine ngo n'umwana nabaretse kwiga ngo nagaruka azabona kwiga bibuko mama yahise afata umwanzuro wo kujya gukora mu kigo umwana yigagamo kugira ngo abone byibuze kimwe cya kabiri yakwishyurira umwana akiga mama rero kubera amasuku kugira ngo nyine abone igitunga umuryango n'ikirihirira uwo mwana nabyo byaranze rero kubera kurwara umugongo ntago agikora nawe uwo mwana yaratashye acyura n'ibyo byose ntago nkeka nyine ko ntazi uko azabigenza kugira ngo asubireyo ako nyine urumva papa yaragiye ntituzi ahari hari n'igihe nicara muri iyi minsi nari maze iminsi nicara nkibaza ese ndeka kwiga ndeka yige mva nyine ni ihurizo riri kuncanga bajya bampamagara bakambwira ati ndashonje barabizi ko niga nta hantu mfite nakura byibuze ngo mboherereze babone ibyo kurya ubu nirinda kubahamagara kugira ngo batanura ibibazo by'uko bashonje kuko iyo mbahamagaye bakanura ibibazo nta naho mfite nkura amafaranga birambabaza uwo muri nk'icyo uzakora se kugira ngo ukemure ibibazo bafite ndasenga gusa nkabiragiza Imana ko njye bwanjye nta bushobozi mfite urumva nyine no kwiga birangora nishyurirwaga naremeye ndabeshya nagiye mu rusengero ndabeshya banambabarire nibanyumva bambabarire nibambona bambabarire ntababeshye ati ndi imfubyi abeshye ndi imfubyi kugira ngo mbone uko nasubira kwiga nakomeza nkabona unishyurira baritanze baraboneka gusa umwe yarahagaze nsigaye nishyurirwa n'umuntu umwe niyo mpamvu n'ibikoresho byose ntakibibona hari igihe nyine njya no kwiga njya ku ishuri ntafite ibikoresho byose bikaba ngombwa ko ari ukugenda nsaba muri bagenzi banjye bityo iminsi ikisunika isabune kubona isabune yo kumeshesha ndi ku ishuri bimbera ikibazo bikaba ngombwa ko nteka imitwe ndagenda nyine nkegera nka mugenzi wanjye nkamubwira ati zana tujya kumesanya ngufashe kumesa nkabona iminsi iricumye gutyo ku ishuri umunsi umufashe kumesa kwishyura iki nyine
mufasha kumesa nanjye ngaprofitiraho isabune kugira ngo mbashe kubona uko nanjye mesa. Nakwanga kwishuri na n'ubushobozi ufite bwo kugura isabune? Ntabwo, kuko ndeba n'uwo mpamagara nkamubura. Urumva sinahamagara umuntu nyishyurira n'umwe, sinamuhamagara mubwire ngo nyohereza n'aya mafaranga kandi afite no kwita ku muryango we. Cyakora cyo ndamuhamagara nkamubaza itike yaba yifite nyine yo gutaha, yaba yifite akayima, narwara nyine kubura uko ngira nabuze aho mpamagara nabwo nkamugora. Ako nyine nanjye nkumva ko ndi kumugora ko njya umuntu umwe ajya kurekera kunyishyurira, nibwo usigaye ari kunyishyurira yambwiye ati ukwiye gushaka uburyo uzajya ubigenza, njye nzakubonera minerivare ibindi uzajya ubyimenyera. Nyine numva ko nyine iyo ngize ikibazo nkamubwira ati mfite ikibazo iki n'iki, mba numva ndi kumugora kuko nyine yambwiye uko ameze. Kugira ngo utere imbere se wenda cyangwa se wenda ubuzima ubona hakenewe nk'iki? Kugira ngo ntere imbere cyangwa ubuzihe ubona hakenewe nk'iki kugira ngo wowe uzajye wicara uguti Imana yarabikoze? Bra mbonye umuntu ntera inkunga nkabasha kugira icyo ncuruza, kuko nkunda gucuruza. Wowe ushaka gucuruza iki? Nkunda gucuruza, muri njye numva harimo ubucuruzi. Sinakubwira ngo nkunda gucuruza iki, ariko numva nkunda ikintu cyo gucuruza. Ikindi mba numva ngiye nshaka kuba umuhanzi. Wowe ushaka kuba umuhanzi urabishoboye se? Nabikora nyine, no byose no kugerageza. Banza ubwo nimero za telefone umuntu ushaka kugufasha abe yakubona? 0788 70 22 93. Zivuga 0788 70 22 93. Ande ku muntu ushaka kugufasha. So ubu ngubu uri i Kigali. Iyo uri i Kigali uri kuba hehe kwande? Iyo ndi i Kigali mba ndi kuba hari umuntu nyine watangije ishuri, niho mba ndi kumwe nabo. Mba ndi kwa mukuru w'uwo muntu wansubije mu ishuri nkiga. Ihangana ubuzima buzahinduka, Imana izabijyamo, sibyo? Noneho ongera uturirimbe gato kugira ngo abantu bawe hari umuntu ushaka ko hatakuye umwana ntamukunze, reka wenda mbe namufashe yenda kumukora igihangano. Ndirimbi yanjye cyangwa iyawe nta kibazo, iyawe ku buryo umuntu ashobora no gukunda icyo gihangano cya kare cyashe yagufashamo. Ngiye kuririmba nyine iyo nigeze guhimba ndi ku ishuri. Ririmba twumva. Banyeshuri bana bato nimuhaguruke, twige tutiyigishije dushyizeho umwete, kugira ngo ejo hazaza tuzagira umumaro ku gihugu cyacu n'imiryango yacu. Urya kubaho Uwiteka dore nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Uburezi bufite ireme niryo shingiro ry'iterambere rirambye kandi ryuzuye. Burya igiti kigororwa kikiri gito, mu mashuri y'incuke nimubafashe, abanza n'ayisumbuye mubashyigikire, kaminuza n'ay'imyuga nayo ni ngombwa, maze u Rwanda rwacu rugwize inzobere, amahanga asigare asobanuza. Nziza cyane, ndumva unaririmba neza. So reka dusoze, ariko mu gusoza hari nk'ijambo wenda wavuga ati ningera imbere ya kamera za Big Town hari icyo nzabwira abantu bakurikira Big Town, ntakunigana ijambo ni nk'iri wababwira? Ijambo nabwira abakurikiye Big Town nabwira ati mukomeze muyishyigikire,
mufasha abantu bakeneye ubufasha, mukora subscribe, mukande share na like, kandi inkunga yanyu irakenewe. nta mbuga nkoranyambaga ukoresha ku buryo bagufollowinga? Urubuga nkoresha Facebook. Witwa ngo iki? Nitwa Mukanyonga Sada. TikTok nitwa Mukanyonga Sada. Kuri Instagram nitwa Batamuriza Sada. Wakoze cyane, wakoze koza. Yego murakoze.